turabashuhuje abadukurikiye mwese, abakurikiye Mukakarangwa TV, amahoro y'Imana nabane namwe. Tugiye gutangira dusenga Imana kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda, waba uri hanze, waba warubuze ibyiringiro, Imana iratubwiye ngo nitukurarike uzubane natwe muri uyu mwanya. Reka dutangire dusenga Imana, wumva imbaraga z'Imana. Amen. Turagushimiye nyiribihe, turagushimiye kuko uri umukozi w'umuhanga, izina ryawe nirihimbazwe. Wabanye natwe, ugendana natwe, ucarana natwe, uhagararana natwe, ubana natwe bikomeye byoroshye. Turwaye twarakubonye, turi mu munezero wabanye natwe, nta hantu tutakubonye. Imvura igwa twarakubonye, zuba riva twarakubonye, watubereye Imana, turakwemera. Nyemerera uyu mwanya tugiye kuganira n'ubwoko bwawe, ururukire kumva gusenga no kwinginga kwacu, ururukire kumva icyo tukubwira ugikore, kandi imbaraga zawe turazizi, gukora kwawe turakuzi, igitinyiro cyawe turagitinya, turakuzi. Nyemera buri wese umuhe kugira icyo akuramo kandi abashe kugutinya bundi bushyashya, mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa. Amen. Nanye riyeretswe inyandiko ku rusika, maze asoma ayo magambo meni meni tekeri peresi muri ryo joro nakaratsindwa Berushaza arapfa, kwinangira kwe gushyira hejuru bishirana nawe, kwinangira kwe gushyira hejuru bishirana nawe. Danieli yeretswe inyandiko ku rusika, maze asoma ayo magambo meni meni tekeri peresi muri ryo joro Babuloni iraterwa Berushaza arapfa, kwinangira kwe gushyira hejuru bishirana nawe, kwinangira kwe gushyira hejuru bishirana nawe, kwinangira kwe gushyira hejuru bishirana nawe. Haleluya. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Dutangije umuririmbyi uvuga ngo hari ikintu Danieli yabonye, hari inzandiko yabonye yari yahawe kuzisobanura. Uyu mwanya tugiye gusoma rero ijambo ry'Imana dusanga muri Danieli ibice 5. Turasoma kuva ku murongo wa mbere, turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Haranditse ngo umwami Berushazari ararika abatware be bakuru 1000 ngo baze mu birori, abatunganiriza ibyo kurya n'ibyo kunywa. Muri ibyo birori umwami nawe anywera vino imbere yabo batware 1000. Nuko Berushazari agisogongera kuri vino, ategeka ko bamuzanira ibintu by'izahabu n'ifeza, ibyo se Nebukadineza yari yaranyaze mu rusengero rw'i Yerusalemu, kugira ngo umwami n'abatware be n'abagore be b'inshoreke babinyweshe. Bamuzanira ibyo bintu by'izahabu byakuwe mu rusengero rw'inzu y'Imana yari i Yerusalemu, maze umwami n'abatware be n'abagore be b'inshoreke barabinywesha. Banywa vino bahimbaza ibigirwamana by'izahabu n'iby'ifeza n'iby'imiringa n'iby'ibyuma n'iby'ibiti n'iby'amabuye. Uwo mwanya haboneka intoki z'umuntu zandika ku rusika ruhomye rw'inzu y'umwami, aherekeye igitereko kitabaza. Umwami abona ikiganza cyandika. Amen.
hanyuma dusome ku murongo wa 7. Umwami atera hejuru ati nimunzanire abapfumu n'abakaruda n'abacunyi, abo abanyabwenge b'i Babuloni baje. Umwami arababwira ati uri busome inyandiko wese akansobanurira impamvu yayo azambika umwenda w'umuhengeri n'umukufi w'izahabu mu ijosi, kandi azaba umutware wa 3 mu bw'ubwami. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Reka dusimbuke ku murongo wa 22. Haranditse ngo ariko wowe umwana we Belushazari, ntiwicishije bugufi mu mutima wawe nubwo wamenye ibyo byose, ahubwo wishyize hejuru ugomera Uwiteka Imana nyir'ijuru, bakuzanira ibintu byo mu nzu yayo kugira ngo wowe n'abatware bawe n'abagore bawe b'inshoreke zawe mubinyweshe vino, maze uhimbaza ibigirwamana by'ifeza n'izahabu n'iby'imiringa n'iby'ibyuma n'iby'ibiti n'iby'amabuye bitareba, n'ibyumve n'ibyitegerereze, ariko Imana ifite umwuka wawe mu kuboko. Kubwayo nyiri kumenya imigendere yawe yose nturakayishimira, nicyo gitumye itegeka ko icyo kiganza cyiza ikacyandikisha iyo nyandiko, kandi byanditswe n'ibyo ibi: mene tekeri ufarisini. Kandi bisobanurwa bitya: mene bisobanurwa ngo Imana imaze imyaka umaze ku ngoma ishyiraho iherezo. Tekeri bisobanurwa ngo wapimwe mu bipimo ugaragara ko udashyitse. Kandi peresi risobanurwa ngo ubwami bwawe buragabwe buhawe Abamedi n'Abaperesi. Nuko Belushazari ategeka ko bambika Daniel umwenda w'umuhengeri n'umukufi w'izahabu mu ijosi, kandi ko bavuga baranguruye ko azaba umutware wa 3 w'ubwami. Ariko iryo joro Belushazari umwami w'Ubukarudaya aricwa. Amen. Haleluya. Dusomye amagambo maremare cyane, ariko intego y'iri jambo iravuga ngo meni tekeri ufarisini. Kuko iyi nyandiko umwami yayibonye amaze kwishyira hejuru. Mu by'ukuri uyu mwami Belushazari yari yarasimbuye se, yaragomeye Imana. Ariko amaze gusimbura se yaragomeye Imana, nawe igihe kiragera ntiyakiranuka uko Imana ibishaka. Ngo hariho ibikoresho bakoreshaga mu nzu ya Yerusalemu y'Imana. Nuko ngo arangije arabitinyuka arabihangara, ngo aravuga ngo nibabimuzanire ngo abinyweshe vino. Bamaze kubimuzanira ngo inshoreke zinyweraho, abagore banyweraho, rubanda runyweraho. Arangije ngo yishyira hejuru. Mu gihe yari amaze kubitinyuka kubinywesha yubahutse izina ry'Imana, ahangara ibikoresho byo mu nzu y'Imana. Imana ngo irarakara. Imaze kurakara ngirangije ngiramwisangira we wenyine. Uyu mwanya Imana irakajwe n'ibyo urimo muri iyi minsi. Imana irakajwe n'ibyaha uri gukorera ahantu hiherereye. Imana irakajwe nuko turi kuvogera inzu yayo. Imana irakajwe nuko turi kuvogera umurimo wayo. Imana irakajwe n'ibyo turimo. Imana nidusanga turengere. Nuko irangije kumureba irababara cyane, ihita imwisangira ako kanya. Imana ikwisangire mu byo urimo, wongere ugarukira Imana hakiri kare utarabura ubugingo n'umubiri. Nuko arangije, haleluya, Belushazari ngo hari ikintu yeretswe. Ubwo yeretswe ikiganza kiri kwandika ku rusika, abona icyo kiganza cyanditseho ngo meni, cyanditseho tekeri, cyanditseho ufarisini. Arangije kubibona
ayoberwa icyo bisobanura. Ariko turasomye ngo agire ubwoba, aratitira cyane. Amaze gutitira cyane ngo nuko abagira ubwoba. Umugore arabimenya, aramubaza ngo bigenze gute ko ndeba watitiye ukagira ubwoba? Aravuga ngo reka mbabwire ngo hari icyo mbonye, ngo ariko ntabwo ngisobanukiwe. Ngo nimujye kunzanira abapfumu, munzanire ba bandi bashika ngo baze bansobanurire, kuko njye nabuze ubusobanuro. Ijambo riratubwira ngo baragiye bose barabazana bo mu gihugu. Bamaze kubazana habura umuntu n'umwe ubisobanura. Bivuze ngo iki? Bivuze ngo ijambo ry'Imana risobanurwa n'abanyabwenge. Iby'umwuka bisobanurwa n'iby'umwuka, iby'umubiri bisobanurwa n'iby'umubiri. Haleluya. Hanyuma ngo habura umuntu n'uyu n'umwe wasobanura ayo magambo. Ariko ngo arababara cyane, aravuga ngo uzabisobanura azambikwa umwenda w'umuhengeri, azambikwa izahabu, ndetse ngo azaba uwa gatatu w'igihugu, ngo kuko azaba yasobanuriye umwami ibintu byamuyobeye. Uyu mwanya hari ibintu byakuyobeye, hari ibyo waburiye inzira, hari ibyo umaze iminsi urwana nabyo, hari ibyo wabuze uko ubigenza, ariko Imana ivuganye nawe kano kanya. Haleluya. Ngo yiteguye kugusobanurira. Ahica harahari, ntabwo ari wowe uhamenya. Iyi Mana yarebye ahica kuri Danieli, araza asobanurira umwami. Nayo Imana ije kugusobanurira. Niba ari ugukizwa ukizwe, niba ari ukwihana wihane neza, niba ari amasezerano yaguhe, niba ari ukugukiza igukize, ariko Imana ije kugusobanurira. Niko numva iri kumbwira ngo nkubwire. Hanyuma arangije habura umuntu n'umwe ubisobanura. Umugore aramubwira ngo mva nkubwire mutware wanjye, wikomeza kubabara. Hari umugabo witwa Danieli uri mu Imana zera, mutumeho aza gusobanurira. Hanyuma batumaho Danieli. Umva Danieli uko yaje akahagera. Danieli yaraje, akihagera aramureba, arabimubwira, aramubwira ngo reka ngusobanurire, uyu mwanya Imana ni gusobanurira. Hanyuma Danieli aramubwira ngo mva nkubwire ngo meni bisobanurwa ngo Imana ibaza imyaka umaze ku ngoma ibona ishyiraho iherezo. Meni, uyu mwanya Imana iravuze ngo meni ije kubara imyaka umaze mu gakiza, ije kubara imyaka umaze ufite ikigeragezo, ije kugishyiraho iherezo. Umva uko Imana yamubwiye ngo meni yashyize iherezo ku byo yakoraga, yashyize iherezo ku bwami bwe, ariko uwo mwanya nawe hari ibyo Imana ije gushyiraho iherezo. Akira kwicara mu ijambo rivuga ameni, kuko utazi uko Imana iraza gushyira iherezo ku byo urimo. Hanyuma aramubwira ngo tekeri bisobanurwa ngo wapimwe mu bipimo ugaragara ko udashyitse. Abantu bari guhura na tekeri, Imana nitugirire neza. Ibipimo biri gutambuka muri iyi minsi, ariko abantu benshi bari gupimwa bagasanga ntibashyitse. Ndagira ngo nkubwire wowe udashyitse, uyu mwanya senga Imana igushoboze, Imana igushyire ku rugero rushyitse, Imana ikuzamure, Imana igusubize hahandi wamanutse ukagwa, wongere usubire ku rugero. Hanyuma arangije aramubwira ngo noneho rero, arangije aramubwira ngo irya nyuma. Haleluya. Aramubwira ngo noneho ngo Peresi bisobanurwa ngo ubwami bwawe buragabwe, buhawe Abamedi n'Abaperesi. Ubwami bwawe bwagabwe, bivuga ngo Peresi bwagabwe. Numva Imana imbwira ngo nimbwira abasambanyi ngo bwagabwe, nimbwira abajura ngo buragabwe, nimbwira abasinzi ngo buragabwe, nimbwira abari mu nzira zidatunganye ngo buragabwe. Ubwami bwanyu bwagabwe, kuko Imana yababwiye kwihana muranga. Ariko haracyariho ibyiringiro yuko igiti gitemwe cyongera kigashibuka. Uradukurikiye uyu mwanya ngo uze tugufashe gusenga, kuko hakiriho iminota, kuko hakiriho akanya ko kwihana, kuko hakiriho akanya keza. Ngwino 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 ngwino, Yesu akugirire neza.
tugiye gusenga Imana. Buri wese yitekerezeho, buri wese yumvira ijambo ko rimubwira. Ariko biragatsindwa kumenyera inzira z'Uwiteka, biragatsindwa kumenyera umurimo w'Imana, biragatsindwa kumenyera ibikoresho byo mu nzu y'Uwiteka, biragatsindwa kwambura icyubahiro Imana, biragatsindwa guteshuka. Reka dusenge Imana dusoze. Buri wese Imana imusobanurire kandi muye gufashwa. Nanjye nari nsomye gutyo mu izina rya Yesu, amen. Turagushimye Yesu. Abadukurikiye bose turabasengeye kugira ngo buri wese uko yakiriye iri jambo irimureba umushoboze kuritunganya, kandi buri wese akubone ndetse umusobanurire kandi umuzamure ku munara. Urakoze ko dufunguye inzira z'igisiyoni, tugafungura amasoko yongera dudubize muri twe, kandi amavuta y'umwuka wera no gufashwa n'umwuka wera bibane n'umuntu wese turi kumwe, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa, amen.